mitamvuga nubwo n'umwuka uyizanye nanjye reka nyiririmbe. Akasema ni Roho Mtakatifu ametuandalia hata nitaimba na mimi. Iri mu ndirimbo natangiriye iravuga ngo ibigeragezo si karande. Kuna wimbo niliuanza nikisema kwamba majaribu sio ya kuwa. Kubantu bayibonye itangira n'uyu munsi. Walioona wimbo wakati unaanza mpaka hadi leo. Ushobora kugira ngo wayiririmbye n'ubundi ntago ari jewe. Unaweza ukazani aliyeimba ni mtu mwingine sio mimi. Mura n'abantu bakavuga ngo babonaga ndi muremure cyane. Kuna watu walisema wakati anawimba alikuwa mrefu sana. Kandi ntago nari muremure ahubwo inzara yari yarankamuye mba muremure. Sikuwa mrefu ni kwa sababu ya njaa ilikuwa. Hanyuma bavuga ngo ndi ntiyarabyibushye ariko ibigeragezo byarashize mbona ibiryo. Wengine wakasema alikuwa hayuko mnene lakini majaribu ya. Ayo mashirimba y'Imana nayo yakora. Makofi kama ni ya Mungu mpigieni Bwana makofi. Tugiye kuririmba iyo ndirimbo rero. Tunakwenda kuimba wimbo huo sasa. Ibigeragezo si karande kandi sinumurage. Sumugabane wagabanye ngibyago bikokame. Burya Imana igira impuhwe ayo warize wayahozwa. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Ombera Imana amashyi numve. Haleluya. Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, nta n'umuntu bayagucira karurutega, kuko abenshi baba bifuza kutabivamo, ariko Imana ihagukuye bati natwe twaragusengeye cyane. Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, nta n'umuntu bayagucira karurutega, kuko abenshi baba bifuza kutanabaho, ariko Imana igutabaye bati natwe twaragusengeye cyane. Ayayayayaya. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Ikifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Ongera ukomere Imana amashyi, mbere Imana amashyi. Ayayayayaya. Ikifuzo cy'abakwanga kibaye, imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Bose babireba uzashima, bose babireba uzayihimba, bose babireba icyubahiro ukiheba kureba. Ongera uyikomere amashyi uzashima Imana. Bose babireba uzashima, bose babireba uzayihimba, bose babireba icyubahiro ukiheba kureba. Bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze, isi n'abayikorera nibo batuzengereza, nibo badutesha umutwe. Isi n'abayikorera nibo batugendaho, uzangendaho ugeze ryari kahonge atari hafa. Jewe navuye kure
kandi ndagana kure utanitafuta mara ngapi ayayaya bazaruhira bizagusiga uhagaze bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze bari bavuze ngo ntago nava hano nta kintu nkoze kandi urumva ko mbikoze none amen ndimo nganaho njya kwicara na mushumba ari maza turahita turirimbana kandi karirimbo kavuga ngo inkurira nzibaye impamo bambwiye ko wanyitangiye ndahanyanyaza sinemera ngira ngo wenda byakoze undi ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba ukawugaho ugira ngo mbeho nkwitura iki ko ntacyo mfite mukunzi mwiza nzi kunyumva hakirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva hakirira ishimwe ngushimiye umwihariko wawe Yesu wabayeho ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere imva yawe irarangaye maginga ya izabandi zarameze ibyatsi Yesu we mukunzi mwiza nzi kunyumva hakirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva hakirira ishimwe ngushimiye abantu bakunda Yesu mumwongera yandi mashyi twumve cyakora mwamumbaye kure iyo mba hafi mba nguhobeye nkaguha imisaya itabarika ariko ntacyo uzagaruka aho uri ni wowe umvugira kubera urukundo nkunda mwami we ugira ngo ntazarimbuka mukunzi akira mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe tugushimiye